umwami Yesu yanyitangiye n'ibyaha byanjye. yego ubwo nari narigishijwe bambwira ko gutanga icya cumi n'amaturo aribyo bigeze umuntu mu ijuru. ubwo nari narigishijwe bambwira ko hari imirimo nakora kugira ngo injyane mu ijuru, ariko naje gusanga uko ari ukuri kw'ikinyoma. yego ndashima Imana rero kuko namaze kumenya ukuri ko ijuru ridakorerwa, yego ahubwo ijuru urigeramo ari uko wizeye amaraso ya Yesu Kristo icyo yagukoreye. amen kuko amen Yesu Kristo yanyitangiye ku musaraba kugira ngo ngewe babarirwe ibyaha, Amen. ubundi ndagwe ubugingo buhoraho. amen ndashima amen Imana rero ko ubu ngubu ntakirimbutse, ndi umwana w'Imana, ndi umukiranutsi, ndashingiye ku mirimo nakoze Yego. yitwa myiza, yego ahubwo nshingiye ku rukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana w'ikinege Kristo kugira ngo njye nimwizera ntarimbuka ahubwo mpabwe ubugingo buhoraho. amen ubu rero sinkiri uwo gupfa ndimbutse, ahubwo ndi umunyabugingo, ndi umukiranutsi, ndabihamya nshingiye ku ijambo ry'Imana ribimpamiriza. amen ubwo amen rero nicyo nashimagaho Imana, Amen. ngiye kubihamisha njya muri aya mazi mvana nawe kandi nzukanane mu bugingo buhoraho. imana ishimwe amen